ubwo ngubwo nkataha bwije ntashye bwije amfata ku ngufu ubwo arampemukira nkuko yabimbwiye ko azampemukira abanteye inda maje kuntera inda imyaka 16 nashatse kwiyahura nyine kubwuko yamemukiye akantera inda ndi umwana kandi narabishakaga narashakaga n'umugabo nakurikiza n'ubupfubyi nagize imyaka yose nabayeho ndi mubi imyaka yose yambereye mibi nta gihe kiza nigeze ngira mu buzima bwanjye natekereza ubwo nibwo nahuye n'undi musore wumva kurusha itana ari umugome bamuye n'undi musore arambwa ati tugomba kubana ndamugata ko se umugabo arananiye undi yamfashe ku ngufu nawe ushaka ko tubana asibwo si imyaka muri kuntera hari ikindi mu marira noneho birangije agira gute arambwa ati uzaza kunsura ndagenda njya kumusura ko nta kintu nikanga nkigerayo yarambwa ati ndangije rero bwarekeye ari mu gitondo wa mugabo arambwa ati kuba hano kwawe byarangiye uhereye umunsi nuzongera kuba hano hambira ugende wajya kugwa muri Nyabarongo wajya gushaka urundi ruzugwamo wajya muri Nyabugogo sinkigushaka hano mu rugo rwanjye nkabwira abana ati mwihangane yanzanye muri Kigali ubwiranzi ntago yanyibagiwe ntubuni satani izana igihu ikakitubudikaho kugira ngo Imana idakomeza kutureba n'amaso y'imbabazi ahubwo ndangije yanzu nyibamo kwa kwezi kurashira mbura yo kwishyura ukundi kwezi baranyirukana tugenda turara hanze ku gasozi buracya bukeye ndagenda ndebo umudamu twari duturanye ntabwo nari imuzi nuko gusa namubonaga gutyo nko nabona uriye ndangije ndamugati rero nanje kugusaba icumbi ngo ncumbikire abano bana basi imbwa zitazabanjyana ngiwe nzanya nibera ku muhanda ubwo simumva ko twaraye ingange nanone umuntu araza ambwa ngari kubundi ngo murari ingange nguru umugore mwiza gutya ntari nyirinzobe ntarahinduka igikara gutya nguru umugore mwiza gutya ngo habaye iki ngo nta mugabo washaka ngo akajya gukodeshereza inzu basi ndangije ndamugatari kubundi abo bagabo mu mushingira bo kunkodeshereza inzu basaba bayinguriye se niba bajyana ibyabo ntabyo shaka n'umugabo witwa Yesu afite byose mu biganza bye nta kimwe adafite mfata intego yo kuvuga ngo ndashaka ko nta muntu uzaza kumbwiriza ubutumwa ahubwo Imana izohereza abamarayika bayo n'umwana wayo bakajya baza bakambwiriza mu nzozi naho nicaye bakahansanga rimwe na nicaye hara ku muryango mbona umuntu w'umugabo araje sinamubonaga gutya ariko ntago namubonye nkuko mwicaye aha afite igitabo kinini ariko turabasuje bakunzi ba Irakura TV uyu munsi dufite nk'usanzwe tubazanira ibiganiro navuga ngo ni ibiganiro byubaka abantu benshi ibiganiro bitanga ubuhamya bw'abantu batandukanye cyangwa se bw'abantu baba muri gospel mwiyobokamana ikindi tubahereza ibiganiro by'ivugabutumwa nyine nkuko nari mbivuze ikindi ubuhamya bw'abantu bajya batandukanye ku buzima babo uyu munsi dufite umubyeyi amaze imyaka 26 acuruza gataro reka mbivuge abantu bamwe twita abazunguzayi abamaze imyaka 26 abikora ikindi aba mu kazu k'amazi n'akazu k'amazi tungutu wasaka igenda yubaka kubera ko nta bushobozi afite bwo gukodesha inzu nubwo nayo ayishyura bimugoye cyane nyine ntabwo bimworoheye kwishyura inzu y'amazi abamo turaje tuganirire afite ubuhamya burebure uburyo yafashwe ku ngufu afite imyaka 16 nyuma akaza guterwa ubwoba n'uburyo wamuteye inda nyine azamwica cyangwa se azamugira nabi bikaba byarakuyemo nuko ashobora kuba yarashakaga kwiyahura ariko ntibize kubaho uyu munsi rero tugiye kuganira turakwakiriye watangira utwibwira amazina yawe ahantu utuye nitwa Nyirakanyana Françoise yego abantu ya hano mu Kabahizi umurenge wa Gitega nanga utuye ubundi wavukiye he Jye navukiye ahantu bitaga Imugambazi kera wakongera ijwi kugira ngo twumvikane navukiye ahantu bitaga Imugambazi kera ubu habaye mu karere ka Rulindo ni umurenge wa Murambi naje kubaho mu buzima bugoye ubuzima bw'ubupfubyi nabaye imfubyi mfite imyaka 12 wabaye imfubyi ufite imyaka 12
yego eh ubwo rero nyuma ubu yaho ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 38. 38. ubwo nyuma yaho rero naje nari mfite barumuna banjye na basaza banjye bari inyuma yanjye, ninjye witwaga mukuru. Mukuru wanjye yari yarapfuye, musaza wanjye nawe ntekereza ko yapfuye kuko twaramubuze. ubwo iwacu nabo baje gupfa, papa niwe waje gupfa, apfa urupfu tutazi nta wamushyinguye. ubwo mama nawe nyuma bakeba be baje kuburana amasambu, baramubwira ati nutaduha kuri iyo sambu tuzakwica. arangije aravuga ati muzagende mukora icyo mushaka, isambu yanyu nyoko kuko yarayigurishije, yabatumye mwanga kuza arayigurisha, none muzakora icyo mwumva mushaka niba mushaka kumunkurikiza. Yego. ubwo ngubwo igihe cyarageze, barigendera, mama aza arwara indwara iba amayobera, ajya kwa muganga hose bapima ibizamini bakabura indwara. mama rero ubwo yaje kurwara nyine ararwara arapfa. ubwo aje gupfa rero ndavuga nti Mana ko mama nawe twari dusigaranye none akaba apfuye dusigaye hehe. ubwo nari mfite musaza wanjye nakurikiraga nawe baramurindagije nyine arigendera turamubura. ubwo twana twari inyuma yanjye mwabaga imugambazi. ubu ngubu ni mu karere ka Rulindo. ubwo twana twari inyuma yanjye nyine nkajya mvuga nti babana koko bizagenda gute ko nta muryango dufite nzabashyiramo nanjye ngo mbonaho kuba. ubu tuzajya tuba muri aya matongo twenyine, nta data wacu twagiraga, mbese twari dusigaranye ba mama wacu babiri. ariko iyo byancangaga narabashoreraga abo bana nkabajyanayo, nahagera agatava ngo zanyagira ziraje zo kwa specioza ngo muzirukane ngo muzihe ibishyimbo ngo n'igitoki cy'inkashi ngo cyangwa se ngo n'inyamunyu ngo zimvira hanga ngo zijye kugwa ku matongo y'iwabo, ngo niwabo barapfuye ngo nabo bazabakurikire babasangeyo. ubwo noneho agahinda kakanyica nkarira ntabwo nambaye akantu k'agakanzu kashaje katagira ibara. ubwo nkagafata nkihanagura amarira, yarangiza akavuga ngo dore kirana cyo ngo kirarira, ngo urarira si biki. ubwo rero ngo wibwira kurira ngo nkakugirira impuhwe, kwigendere ngo nimugende mujya gupfira ku matongo y'iwanyu. ubwo nkabwira ba bana nini muhaguruke dutahe tujya gupfira ku matongo y'iwacu, n'ubundi n'iwacu barapfuye baradusiga. nuko ubwo ngubwo twarangiza tukongera tugahambira tugataha tukisura kuri ya matongo. ntago nari nzi guhinga iyo ngo ndirunde nteremo umugozi kubera ko wari ufite imyaka 12. nari nkiri mutoya. ubwo ngubwo ndangije mbona nta bundi buzima, mpitamo kujya gucuruza agataro ku myaka 12. nkajya njya kurangura utujumba, twari utuntu tw'udutebo tumeze nk'utwibo nkashyiramo, ntago byaga biremereye, nkajyana nyine utwo nshoboye, ejo nkazongera nkajyana utundi. ubwo ngubwo rero igihe kiragera bya byo gucuruza agataro nyine ndaguma ndagacuruza, nkajya nshaka umuntu akaduhingira. ubwo umuntu akaduhingira nyine imyaka tuzarya mu gihe kiri imbere. ubwo igihe kiza kugera ndarwara ndavuga ati se babana naraniraga ndabasize nanjye ndapfuye nkurikiye iwacu, gusa abana noneho mbasigende. noneho ubwo haje kuza mubyara wanjye, arebye ukuntu umeze arambwira ati hari ahantu nshobora kukujyana bakakuvura ugacya cyangwa se ugapfa bikarangira ukava mu nzu. nari ndwaye. ubwo yaranjyanye arambwira ati ngiye ntago nakugezayo, bambonye bajya ngo ndi papa wawe ejo bakazakunyoherereza ntashoboye kukurera. ubwo arangije arambwira ati genda amundi muntu aranjyana. amaze kunjyana baramvuye bamaye ibinini 200 ndabinywa ndakira. aho hantu yanjyanye rero hari hariya ku Muhima, ahantu haba babikira bambara nk'abayisilamu babita bakarikuta. ubwo baramvuye bamaze kumvura, amaze gukira, bampa agafishi nkajya njya gufata ibintu byo kurya nyine, bakaduha ibishyimbo, bakaduha ibirayi, bakaduha n'ifu y'igikoma. nuko igihe kiragera wa mwana nasize wari mutoya mu bandi, ngiyeyo nsanga yarabaye nabi nyine, bujya habi n'inzara byose byaramufatanyije. nagenda ndababwira ati nta kuntu nabazana uyu mwana mukamumfasha ko ari mutoya cyane kandi ko yahuye n'ibibazo bitandukanye. barambwira ati genda umuzane, ndagenda ndamuzana. umwana bamurebye baravuga ati umwana nta ndwara afite ahubwo ni inzara n'ubujya habi.
ubwo barambwira ati noneho mushyira ahangaha mu bandi bamwitaho bakamuha igikoma bakamuha amata bakamuha n'ibiryo bakamuha n'utunini tw'inzoka nyine umwana arongera amera neza nyine arakiramera neza ubwo ndangije baransezerera wa mwana ndamutahana barangije barambwira ati rero wowe ngwino tuguhe akazi ujye ukora watubwiye ko ufite bene nyoko bandi kugira ngo ejo batazapfa bishwe n'inzara ujye ukora amafaranga tuguhemba uzajya ubaha umuntu abahingire hanyuma bazajya babona icyo kurya ubwo ngubwo ndangije ndakora ubwo nari maje kugira imyaka uko ngenda nkura nyine uko bucya nuko bwira niko nagendaga nkura ngera ku myaka 16 ubwo umuhungu arambengutse ndamuga ati ngenda cyari umwana ntago ngiye nshaka gushaka umugabo ngo wari mu Kigali cyangwa wari mu Rwanda nari ndaho ngaho muri Kigali nyine naraje gukora ako kazi aho ngaho kubabikira no bwari uburyo bwo kugira ngo bamfashe nyine ubwo ndangije igihe kiragera wa muhungu arambwira ati naragukunze kandi ugomba kumbera umugore ndamuga ntago byashoboka ngende umwana nta mwana ushaka umugabo arangije arambwira ati nzaguhemukira ndavuga se uzamemukira mu buye buryo ko nta kibi nagukoreye arangije hashize iminsi yaranteze amfata ku ngufu kwa ko kazi nakoraga kara ko kumesa no kuzinga imyenda ubwo ngubwo nkataha bwije ntashye bwije amfata ku ngufu ubwo arampemukira nkuko yabimbwiye ko azampemukira abanteye inda maje kuntera inda imyaka 16 mbaye aho ngaho buri ya mihango kwa kwezi kuroshera ndayibura kandi narayibonye rimwe rizima sinogeye kuyibona ukundi ndangije ndavuga ati ko yambwiye ko azampemukira ubu yarampemukiye nyine byararangiye nuko mbiganiza umukobwa wari ukuze umukobwa arangije ambwira ati ubwo yaguteye inda nicyo yakubwiraga ko azaguhemukiraho ati ubwo rero ati uzajye kwa muganga bakurebere ntaje ndavuga se nzaba njya kwa muganga gukora iki ubwo ko byarangiye ibyo nagombaga kubona ko nabibonye ubwo byararangiye ndangije ndicara ndatuza nza kurwara ndwaye ndavuga ati ndarwaye banzana ibinini yamenya ko babinzana akaza kubinyambura akabijugunya ko bimenye ko babinzana akaza kubinyambura akabijugunya harangije arambwira ngo hari imbuto nakubibyemo kandi nuyica nanjye nzakwica ubwo arangije rero nahisemo kugira gute kwiyahura nshaka kwiyahura nyine ariko kwiyahura ntago byakunze byagenze bite se ushaka kwiyahura nashatse kwiyahura nyine kubwuko yamemukiye akanerinda ndi umwana kandi ntarabishakaga narashakaga n'umugabo nakurikiza n'ubupfubyi nagize imyaka yose nabayeho ndi mubi imyaka yose yambereye mibi nta gihe kiza nigeze ngira mu buzima bwanjye natekereza ukuntu babana nasize nje kubashakira imibereho nabi byabo bincanze bikaba binaniye nkumva noneho ndasaze burundu ndavuga ati byaba byiza nuko nakwiyahura n'ubundi w'abana nkabata n'ubundi bikarangira n'ubundi ntacyo mbamariye nuko rero ubwo ngubwo ndangije nsaba ndababwira ati mu mpembe ntahe njye gufata indangamuntu nari narafata indangamuntu turi mu mpembe ntahe njye gufata indangamuntu ati nzagaruka ariko bwari uburyo bwo kugira ngo mbone uko mpikura ubwo babamaye ya mafaranga nakoreye yose barayambarira barambwira ati ntabwo twashakaga kugenda none uzagaruke ndabwira ati nzagaruka ndagenda hari umudamu wahakoraga arambwira ati ngwino ngucumbikire ujye umfasha kurera bano bana dore ngiye mba nagiye ku kazi simba mpari ndangije ndamubwira ati ngewe ntago nzaba ahangaha nsanze barumuna banjye n'abasaza banjye ntago byashoboka ko nguma ahangaha naharaye iminsi 2 ku munsi wa gatatu ndamusezera ndamubwira ati ndagiye n'amafaranga yose ko bakayamembye nari nyafite nta na rimwe nakuyemo ubwo nagiye ngeze mu rugo nsanga abana barakuze nta kibazo bafite ariko nyine ikibazo cy'ubupfubyi nawe uracyumva kiba gihari nuko ndangije amafaranga nazanye nkashyiramo abahinzi bagahinga ari ibijumba bagahinga ari ibishyimbo bagahinga ari imyumbati bagahinga ugiye cyarageze nyine ndabyara ariko mbyara abantu batabishaka bari kundwanya bambwira ati reka iyo nda tuyikuremo ni bande bakubwira ngo yikuremo ni abantu b'abaturage nyine twari duturanye kuri uwo musozi mbona nyine akavuga ati uriya mwana aratwite kandi ntabwo dushaka akazabyara bakambwira ati reka tuyikuremo ntabwo nshaka ko muyikuramo umuntu wayine yamfashe ku ngufu njye ntabwo nabyemera ko inda muyikuramo imana yatumye iyo nda nyitwara izanatuma nyibyara ubwo rero majije kubyara wa mwana nyine ndongera mfatira ka gatebo
nsubira mu muhanda noneho nkajya ncuruza za avoka n'imineke nkabirangura nkabicuruza ndacuruza rwose nyine ubwo tukabona icyo kurya gutyo na bya bindi babandi bampingiye biba biri kwera tukajya turya ubwo rero igihe cyarageze babana bari bamajije gukura umugabo hari umuntu twari duturanye nkuko wavana ukajya hara ku muhanda arambwira ati nakuboneye umugabo ndamubwira ati si uwo mugabo uzamara umubabaro uriya yanteye ni uwuhe arangije arambwira ati rwose ati ni musaza wanjye ati kandi musaza wanjye ntabwo yaguhemukira ntahije ndavuga ati niba uzi ko ari umuntu mwiza witonda akicisha bugufi nta kibazo uzamunzanire aramuzana amaze kumuzana twemeranya ko tugomba kubana ubwo wa mwana yaragize imyaka 5 abundi nyine bamfashe ku ngufu bakantera inda ubwo yaragize imyaka 5 yego ubwo ndaje wa mugabo turabanye ariko najya gusenga Imana ikambwira turi ya mugabo ntago ari uwawe va mu rugo rw'abandi ugende ariko irambwira iti igakoresha nyine abahanuzi barambwira ati wowe ntuzihagurutse ngo ugende uve muri urwo rugo Imana niyo izagusezerera kuko nicumbiye bayiguhaye ngo utandagara ubwo nyine Imana yacumbikiye muri urwo rugo rw'uwo mugabo ndahaba babyara abana wabyaye bangahe habyaye abana 2 ubwo maje kwabyara abana 2 umwe arapfa hasigara undi ubwo noneho wa mugabo dutangira kumerana nabi atangira kujya nyirukana buri munsi ngaho naho kanye ngaho yagarutse kunyura ngaho naho kanye ngaho yagarutse kunyura ndangije ndamugati rero ngiye nago nzagaruka kubi wawe ubwo nibwo nahuye n'undi musore wumva kurusha itana ari umugome bamuye n'undi musore arambwira ati tugomba kubana ndamugata ariko se umugabo arananiye undi yamfashe ku ngufu nawe ushaka ko tubana asubwo si imyaka muri kuntera hari ikindi mu marira noneho birangije agira gute arambwira ati uzaze kunsura ndagenda njya kumusura ko nta kintu nikanga nkigerayo yarambwira ati ndashaka ko turyamana ntago vanga tutaryamanye abagize gute abaneye inda yuriye mwana w'umuhungu wabonye amajije kuyintera mugomba ngize gute mba ndayitwaye mba ndatuje ubwo igihe kiragera ntago twabanye igihe cyarageze arahari ariko nawe yashatse umugore babyaye 2 nta kintu na kimwe bamfasha bese baranjugunye nkuko umuntu abyara umwana akamujugunya akigendera bose nta numwe wagira icyo amarira ubwo noneho igihe kiragera wa mugabo agaruka kunyura wa undi twabanaga wa kabiri wa undi twabanaga aravuga ati ndagarutse narahindutse nabaye umugabo mwiza nugira ikibazo tugomba kubana ndamuga se ko mfite inda urabona uzarera inda itari yawe arangije ambwa ati nta kibazo wambere umugore mwiza nuko ari ngiye wakubereye mubi ngwino dutaye ntagije ndavuga ati nta bundi buzima wenda ubwo yisubiyeho reka ntaye ndatashye turabana ngiye kubyara yanda barambaga bambaze aravuga tapo ati rero iyo umugore bamubaza bapfuye birangiye tapo tigendere genda ujye kwangara tinanye ndakujugunye none ubutazongera kukwegera ukundi ubwo bitangira gutyo akajya mbwa ati nzakwica umwe wa kabiri akwica gore ikise tinzakwica nkamaze se uzabumora iki ese n'uyu mwana wanze mushyira nyirawe hatoya ati naga ari umwana nanze tindashaka kuzakwica ati hari ibintu biza bikambwa ngo ninkwice ati ngo nkwice ntajira bose ibyo biri bikubwira ngo unyice biba byaturutse ku kingo nge nago mbizi ngo biraza bikambwira ati turashaka ko wicuriya mugore tukanywa amaraso yiwe ngo ndangije ndavuga ati rero ho kugira ngo uzanyice nzagenda n'ubundi nge kwangara nkuko wabimbwiye noneho rimwe nabaryamye ndota mfite isahani imwe n'akamatora kameze nk'umusambi nicayeho n'ikiro cy'umuceri ibyo ngibyo n'abana banje ko ari 3 twigendeye mbona tunyuza ahantu hari umuhanda urambaraye impande zawo hateye pasiparume gusa nahageranye ni Bugesera niko nabibonaga uwo muhanda wari umeze kuko niho haba imihanda irambaraye ukuntu ndangije mbwira abana ati dore burije reka duteke iki kiro cy'umuceri tukirye ejo tuzakomeza urugendo maje kubabwira gutyo ubwo wa muceri twarawutetse niko nabibonaga mu nzozi turarya tumaje kurya twiryamira munsi y'umuhanda ntago twaryamye mu nzu niko nabibonye twiryamira munsi y'umuhanda burakeye bumaje gucya turongera turahambira turagenda ntumbaze ngo urwo rugendo rwangezaga hehe ntago mpazi kuko nta cyerekezo nari mfite ndangije rero bwarakeye ari mu gitondo wa mugabo arambwa ati
kuba hano kwawe byarangiye uhereye uyu munsi ntuzongera kuba hano, hambira ugende. Wajya kugwa muri Nyabarongo, wajya gushaka urundi ruzi ugwamo, wajya muri Nyabugogo, sinkigushaka hano mu rugo rwanjye. Ubwo nibwo namubwira ati se uranyirukanye? Ati ndakwirukanye. Ati noneho rero ubwo unyirukanye mpa matara yo kuryamaho, umena udukoresho two mu rugo, umena kariya gaceri kari hari umuceri w'ibiro 2. Ubwo nuko nabirose niko byagenze. Wa muceri yarawumpaye, mu isafuriya hari harimo ibishyimbo, arambwira ngo nabyo nibijyane. Ndamubwira ati ntabyo njyana, n'imyumbati nari nageretseho ndamubwira ati ntabyo njyana, wowe byigumanire, njye ntabyo nshaka, nta n'ibiryo nyishaka uhereye ubu ngubu ukageza iteka ryose. Kuko nimba ari Imana yanzanye muri Kigali ifite icyo yahanzaniye, ndaturika ndarira cyane, umubabaro uba mwinshi. Hari umudamu w'umusilamu wari inshuti yanjye, akajya ngira inama akambwira ati ujya gusenga Imana izakurengera. Nkajya njya gusenga, ubwo buri gihe nkajya gusenga, amateraniro yo kuwa gatatu yaba nkajyayo. Aranambwira tuzashaka n'abantu bajya mu butayu, mujye mujyana iyo Mana yakuvanye mu cyaro izakwereka ko ari Imana nyamana atari Bayali. Ubwo ngubwo nibwo nahise ntambira ndagenda, simfite aho kujya, cyo kwa nafite 5,000 kuri mobile money. Nubwo mba kuri uwo mugabo nazunguzaga agataro niko kantungaga, yari yaranze guhaha. Ubwo ka gataro nkakazunguza kakava icyo turya, cyo kora icyo namuprofetagaho nuko yishyuraga inzu, nicyo namuprofetagaho. Sinamusabaga umwenda, nta kintu na kimwe namusabaga, nakuvanga abana barajya kwiga ngamo amafaranga y'ishuri, nta na kimwe mbese namubazaga muri byose. Byari guhanga amaso ku musaraba wa Yesu gusa. Ubwo ndangije ndabona ariko Mana ibyo wangeneye urabizi, reba nabaye imfubyi, mba mu bupfubyi, ubuzima bw'ubupfubyi buranzengereza, birarangiye. Umpaye umugabo ngezeyo utangira kumbwira ko atari uwanjye, narirwaniriye niciriye inzira. None Mana rero hasigaye ndakwihaye, ngewe nyine ndakwihaye. Ubwo nagiye bya 5,000 bikura kuri mobile money, nsaba undi muntu 5,000, bibaye 10,000. Ndagenda njya Kimisagara nkodesha y'akazu k'icyumba na saro. Ubwo muri saro haravaga amazi yose yamenekaga, bwaracyaga tugasanga inzu yuzuye kuri imvura yabaga yaguye. Nkabwira abana ati mwihangane, yanzanye muri Kigali ubwiranzi ntago yanyibagiwe, ntubu ni satani izana igihu ikakitubudikaho kugira ngo Imana idakomeza kutureba n'amaso y'imbabazi. Ubwo ndangije yanzu nyibamo, kwa kwezi kurashira mbura yo kwishyura ukundi kwezi, baranyirukana. Turagenda turara hanze ku gasozi, buracya bukeye ndagenda ndebo umudamu twari duturanye, ntabwo nari muzi, nuko gusa namubonaga gutyo nko nabona uriye. Ndangije ndamubwira ati rero nanje kugusaba icumbi, ngo ncumbikire bano bana basi imbwa zitazabanjyana, ngiwe nzajya nibera ku muhanda. Ukuzi marine ziba ku muhanda, nanjye nzajya nibera ku muhanda, nago nzakugora. Arangije arambaza ati se kontinye ko ngucumbikira abana bawe uzajya bahahira? Nubwo Yesu arabizi niba uzajya bagabura, njye ntabyo mfite byo kubahahira. Ubwo nacyagishoro no cyaragiye kirashira burundu. Nkajya Nyabugogo nkagura udutoki twa 200, nkajya gusyaga amakara mu biyorero aho bagiye barunda ivu nyine ry'ibiyorero ryandi bacuruza amakara bagasigaza ivu. Nkajya gusyagamo amakara nkacana, tukarya ka gatoki ka 200 nikaduhaze. Ariko nkavuga ni nyine Mana urabizi cyatumye nzana muri Kigali, uzi impamvu. Ubwo ndangije mba muri ubwo buzima. Ubwo namucumbitseho mu maraha amezi 6. Umugore ariko aranyigisha ankorera ikosi, buri gitondo yambyukirizaga ku bitutsi, yateretse amabyeri ku meza, akambwa ngumva ko mwasenze, ngo mwasenze ikise, ngo mugiye kwandagara, ngo mureka ninywere byeri. Agatereka ku meza byeri akazitondekanya akazuzuza, yarangiza akambwa ngo akira nawe, ngo nkamuga ati nge ntago nziyandusha ibyo kurya by'ibwami, ati nimba ari cyo ngicyo wanegeho nago uzambona, nge nta nzoga nzanywa, ariko nibindi byaha nzabikora kubwo kwirwanirira, ariko nago nzanywa inzoga. Arangije bwaracyari mu gitondo azana umugabo, aramubwira ngo nari nkuzaniye uno mugore ngo kugira ngo wite ku bibazo bye, ngo cy'umurwanaho nyine ngo abumugore wawe. Ndaje ndamuga ati wagiye kunzana umugabo, hari wana gusabye nge nta mugabo shaka, umugabo witwa Yesu arahari, ibibazo byanjye arabizi, bijya kumbaho byose ntago byamutunguye. Ndaje ndamuga ati wa mugabo igendere wikundane n'uwo mugore, nge ntago nkushaka, sinshaka umugabo mu bigeragezo. Ndangije ubwo umugore yari afite umugabo? Nta mugabo yari afite, nawe yinjizaga abagabo nyine gutyo. Ariko nyine ubwo ngo no yari yanzaniye ngajya nyitaho ngamfashe. Ndamuga ati nge nta mugabo nshaka, mu bigeragezo ntago umuntu ashaka umugabo, mu bigeragezo umuntu ashaka Imana yonyine. Nkajya njya gusenga ngaho ahantu bandangiye hari icyumba nkajyayo, aho bandangiye hari icyumba nkajyayo.
ubwo igihe kiragera Imana iza kuntera iteka naranguzaga amafaranga 500 yonyine niyo nari sigaye ndanguza ibase 500 gukuraho ayo muri burari ejo ukazasubira kurangura byari kose ariko nyine nkiringira Imana nkavuga ati byangira bizi ati n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wangira wuzi ati ubu ngitamenya ati byanjye byose irabizi ati naho mba mpagaze hose bindeba ubwo ndangije ya 500 nkajya njya kuyaranguza nkajya mbwira Imana ngo Mana uzanera iteka hano mu isi nakiza nahabonye nta munezero nahabonye muri Kigali noneho ho birarenze ni nawe no mu cyaro umuntu yagira gucya kamana utwo tujumba cyangwa se n'utwo twejeje tukaturya none jewe ndabona ubuzima bundambiye ariko nago nziyahura nzagutegereza mpaka nkubonye wa Mana we nzi ko uwakwizeye kubona nanjye nzaguhangaho amaso mpaka nkubonye ubwo igihe cyarageze noneho mva kwa wa mugore avuze ngo azaduta muri iyo nzu ngo namara kuduta muri iyo nzu ngo nyiri inzu ngo azaza twiciremo kubera ko nyine nanjye nari nabuze amafaranga yo kumuha ubwo nyine hari amafaranga namuhaga makeya ndayabura nyine nyabuze rero aravuga ngo agiye kwimuka ngo namara kwimuka ngo adute muri iyo nzu ngo nyiri inzu ngo azaza twiciremo njye n'abana banjye ndangije ndamuga ati ntago azatwica turarinzwe n'Imana nta mubisha waducengeramo nubwo twarara ku gasozi bwacya bukongera bukira ntacyo tuzaba ubwo nahise ngira umugisha mbambonye 2,000 ndabiranguza nkajya ngura bya bitoki bya 200 n'ubundi noneho nahindura nkagura inusu y'ubugari y'ijana cyo gikiro cyari 200 nkagura n'utunyanya twa senkani n'utunyobwa nta mavuta naki tukabirira aho ngaho ubwo igihe cyaje kugera mbambonye 12,000 ndavuga ati ngiye gushaka agashamburete k'10,000 ibi bibiri bizakomeza bibe igishoro bizatunge bano bana kandi ndangije ndavuga tumva Mana nkubwire ufite abana 3 tumva Mana nkubwire ndabona ubuzima busazije aba bana nshobora kuzabata mitamvuga ngo Mana dore n'abana 3 barimo umuhungu umwe umuzirikaha undi umuzirikaha ko ari 3 ndangije tubwo rero ubazirika ahangaha numara kubazirikuza n'umukandara ukomeze unyenyeze ukomeze kuko ngiye kubwanjye nshobora kuzananirwa nkabajugunye ubwo kakazu twakagiyemo k'10,000 tukabayemo Imana iradutera iteka turongera turarya bya 2,000 bibyara amafaranga turarya igihe kiragerana none birahomba igiciro ndongera ndakibura nyirinzi aragira ati munsohokere mu nzu mugende mujye kuba mayibobo n'undi muri imbobo none se muri ahangaha mu nzu nge mwakora iki ko mudashoboye kunyishyura hari abandi bashaka kuza bakanyishyura muvemo mugende ubwo ndangije naragiye ndangura utuvoka njya kuducuruza nje nsanga nyirinzi yasohoye abana inzu ye yayifunze ashyizeho ingufuri ndangije ndabona ariko Mana nibi wanzaniye muri Kigali kugira ngo nge ndari ingagi ndarira cyane amaje kurira ndavuga ati Sebasi iyo mu mwinginga akabana udupira twimbeho ntimurare muri imbeho mutifubitse ubwo nawe mfite agatenge nambayemo akajipo imbere mfata akagatenge mfata wa mwana muto ndamukikira ndamufubika twicara kuri rwa rubaraza dusinziriraho buracya mu gitondo umuntu arambwa ati mwaraye hanze tese yo mujya kurega nyirinzu akabakingurira ndaje ndamuga ati sinibiyuze nibyo witeka nabona ko natwe dukwiye kubona kuba azahaduha nuko namubwiye ndamuga ntago nakirwa njya kurega umuntu hano ni mubyeyi hano niwe nta kibazo ubwo umuntu yarambwa ati noneho ngwino njye kugucumbikira nagiye amakazu kangana naha nicaye ngo kari dushe uko gutya uko uyu musambo umeze na gutya ubwo nta bintu twari dufite dushyiramo n'utujerekani n'udusafuriya 3 n'imbabura n'utwenda twambaraga tw'amafuti imyenda bari barayibye barayitumazeho nta myenda twagiraga ubwo ndangije ndavuga ati Mana se ubaka kazu tuzatukituga tugiramo gute ariko ntacyo ubwo ari mu nzu tutakomeje kurara ingange ntacyo ubwo kakazu tukajya turyama twihina gutya twikunja tukajya amahirwe tukabona burakeye tukabyuka tukagenda abana nkabasigaho nkabwa ati mujye ku ishuri Imana yabamaye izi ni impamvu yabampaye kandi yabanziritse ku nda yanjye izi ni impamvu yabaziritse ku nda yanjye mukuru ufite yiga mu wakangahe yiga muri 9 ya 2 ubagiye kujya mu ya 3 agiye kujya mu wa 3 ubwo ndangije ndabona ko Mana ntubaba bana bazakura ni koko wa Mana ninde umwishyurira se ubwo hari umuntu wamwishingiye kumwishyurira ariko bari umuntu abe kubishyura nabyo ni kosi nk'ubu ngubu hari n'utarakiwe biroti kubera kubura amafaranga yo kumwishyurira nuko ndangije
ndavuga ati ariko nzi ko mu ijuru hari Imana ishobora byose, nubwo ibi bincanze bikaba bincanze, ariko nzi ko Theo yaririmbye ngo Imana ngitanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, nibura nanjye izandengera irebe ikinkurira bari kinkorera. Ariko nkajya mvuga ati Imana gihe icyo nshaka nuko wanyihera inzu nkajya mbona aho kuryama, nkabona aho kuryamisha abana. Nibwo ubwo wa wundi wanirije ka kazu nawe nakamazemo amezi 2 aranyirukana, arambwa ati rero mpakazu kanjye nanjye ndagakeneye usubire kurara ingange n'undi nagutoraga urara ingange. Ubwo n'undi twaragiye turara ku gasozi turiryamira nta kibazo, nta kuvuga ngo turapfa. N'undi iyo byagenze gucyushira ubwoba ukabigiharamagara. Ariko nkajya gusenga nubwo twararaga ku gasozi najyaga gusenga, nubwo twabwirirwaga najyaga gusenga. Imbaraga zo gusenga hari n'igihe niki cyifuzo washyiraga imbere y'Imana igihe wajyaga gusenga? Icyifuzo nashyiraga imbere y'Imana nayibwiraga ati ubwo turara ingange uzaturindiremo ntituzapfe, natwe uziyerekana uduhe inzu yo kuryamamo. None nkavuga ati iki ni cyifuzo mfite, nuko uzandindira abana ukabarinda ntibazapfe bagakura. Uko wabazitse kunda yanjye ariko uzakomeza kubanzirikaho, sinzabate sindebe abagabo bo mwisi ngo numve mbakunze ntababana, nisangira abagabo bo mwisi kuko mwisi barahari. Ukurikije ubuzima nabayemo nta nubwo wabwihanganira mukurikije, usibye Yesu wenyine niwe wabaye umugabo ukomeye akajya afata akankomeza. Naho ngewe nari kwisangira abagabo nkibona n'ibiyobya bwenge babana nkabashugunya nyine simbe nkibibuka. Ariko Yesu kuko yari umugabo ukomeye najyaga gutekereza kujya hirya akamfata akangarura akanyereka muri Bibiliya akambwa tusoma umurongo uyu n'uyu. Nuko ubwo ngeze aho ngaho ndavuga ati Imana yarantaye nanjye ntago nzasubira mu rusengero. Ubwo nanga kujya gusenga, ariko hondi nkajya mbati Imana wibuke ya misozi nazamutse, wibuke za sengero zose ninjiyemo, umubare wazo urawuzi nge ntago nkuzi, none nge ndananiwe imbaraga zanjye zirashize abari wose garurwana. Ariko nkajya mvuga ati Imana intego mfite ndashaka kuzagufata amakote nkagufata nkagukomeza nanjye nkabona kuri Imana nasenze. Ubwo igihe cyarageze umuntu araza arambwira ati rero wanze kujya gusenga kandi ku rusengero barafasha. Ndangije namuga tumva ubwo rusengero genda ruzagufasha wenyine, nge nafasha bwo ku rusengero nkeneye. None se nukuva ko batanzi, nukuva ko batazi ko ndi umukristo wabo, nge nago nshaka umuntu wo mu rusengero mfasha. Nyihorera ngewe n'Imana yanjye turi kumwe, ntacyo nzaba nta nicyo nzabura. Ubwo sibumva ko twaraye ingange nanone umuntu araza ambwa ngari kubundi ngo murare ingange nguri umugore mwiza gutya, ntari nyiri inzobe ntarahinduka igikara gutya, nguri umugore mwiza gutya ngo habaye iki, ngo nta mugabo washaka ngo akajya gukodeshereza inzu basi. Ndangije ndamuga atari kubundi abo bagabo mu mushingira bo kunkodeshereza inzu bazaba bayinguriye se niba jyana ibyabo nabyo shaka. N'umugabo witwa Yesu afite byose mu biganza bye nta kimwe adafite, kandi ubwo inzara yanciyemo kabiri n'ubwo ngo nsigaye meze gutya ari umutwe uhagaze. Noneho mfata intego yo kuvuga ngo ndashaka ko nta muntu uzaza kumbwiriza ubutumwa, ahubwo Imana izohereza abamarayika bayo n'umwana wayo bakajya baza bakambwiriza mu nzozi, naho nicaye bakahansanga. Rimwe na nicaye hara ku muryango mbona umuntu w'umugabo araje, sinamubonaga gutya ariko ntago namubonye nkuko mwicaye aha, afite igitabo kinini ariko arangije arambwira ngo ubundi kubarura. Nise uri kubarura iki? Ngo ndi kubarura bazajya mu ijuru, ngo Imana iri gutanga ibimenyetso ku bana bayo. Ndaje ndamwa senge wambaruye ngo hoye ngo urwego shaka kugeraho ntago urarugeraho. Arangije arambwira ngo hari amasikari y'umuntu azamuka, ngo kayazamuka ariko kuyazamuka biragoye, ngo ntabwo nzi niba uzabishobora ngo kuko ndabona waracitse intege wiyicariye gusa witurije. Ngutekereza ku by'imibereho, ngo gatekereza ukuntu mwabwiriwe, ngo gatekereza ukuntu mwaburaye, ngo ntago nzinga ibyawe, ngo gusa ngo ariko ngo hari umugabo ukomeye ngo wizeye, ngo uwo mugabo rero ngo numwikomeza ngo azakugirira neza. Ahita yigendera ndamubura. Ndangije nsa n'ukangutse ndavuga nicyo re ese umuntu twari turi kumwe, ni umumarayika twari kumwe, bimeze bite? Noneho umunsi umwe nararyamye mbona umugabo wambaye ikanzu y'umweru, hari ku manywa ndyamye nsinziriye, ndamubona buri kisabye Imana irakiguha. Wa mugabo yaraje aranyitegereza ntiyavuga. Ngiye kubona mbona arazamutse anyuze iruhande, arazamutse yari muremure ku buryo sinigeze muri mu maso ngo muheze. Amaje kuzamuka
yaragiye mbona azamutse yamasikariye nk'uko wa muntu yabimbwiye. Arazamuka we ndavuga ntariko mana uyu muntu yampishe mu maso ye kandi nabonye ameze nk'umumarayika. None ko yazamutse amasikariye nkabona arinda arenga ntarayaheza ayo masikariye nawe ntaramuheza, ni ukubera iki? Ndanje ndavuga ati mana ndashaka kunyohereza undi mumarayika akansobanurira iby'uyu muntu. Undi mumarayika rero yaje kuza afite nanone cya gitabo, cya gitabo kinini. Arambwa ati none wonje kukubarura kuko inama nakugiriye warayikurikije. Ubwo yarabumbuye cya gitabo aranyandika, yambaza amazina yanjye ndayamubwira, arayandika, amaje kwandika arambwa ati noneho Imana yatanze ibimenyetso, ubu nawe cyawe urakifashe ngaho bayi ndagiye. Ngiye kubona mbona nawe azamutse kuri ya masikariye nkuko nabonye wundi yazamutse kuri ya masikariye, mbona ararenze. Noneho nza kuryama, nza kubona hashize igihe mbona umuntu w'umugabo wari wambaye ikanzu yera araza afata amavuta arayavuguta ayasiga mu mutwe wanjye. Amaje kuyasiga mu mutwe wanjye yarafite igitambaro cy'umweru, aragifata. Amaje kugifata arakinyambika, arambwira ngo uko ngutegesheje kino gitambaro ntuzigere ugikuramo n'umunsi wa rimwe, nibwo nicyo kimenyetso ngusigiye. Nugikuramo ukigira nk'abo mbona muri iyi si uzahura n'ingorane. Ngo ndangije ndavuga ati rero uzanzane n'ikindi gitambaro kuko iki kizasaza. Nuko namubwiye, arangije aragenda. Hashize iminsi haje undi mugabo nanone mbona wari wambaye ikanzu y'umweru, arangije arambwa ngo amahoro y'Imana nabane nanjye. Ndangije ndamuga ngo nawe kandi muhorane. Ndangije arambwa ngo ubu tugiye mu materaniro, ngo tugiye mu gitaramo kitazashira, ngo ngwino tugende ngo nkurikire. Ndangije ubwo ngubwo naramukurikiye, maje kumukurikira turagenda. Turazamuka ngeze aho ndavana Imana ndananiwe, noneho nyongera imbaraga dore n'inzara mfite iranzengereje, nta mbaraga mfite ndananiwe. Imana rero yarankomeje nyine nyongera imbaraga, ndakomeza ndamukurikira. Turagenda tugera ahantu hari abantu baririmbaga bahimbaza Imana. Hari intebe nziza, nabonaga ari intebe nziza z'izahabu, nabonaga ari izahabu. Noneho nanjye barambwira ati dore icyiciro cyawe ngiki, ntawe uzajya uza wicare mu bandi uhimbaza Imana. Baririmbaga indirimbo nziza z'amazamuka gusa, indirimbo bakaziririmba nkumva biranejeje, bakuzura umwuka wera, bagahanura, bakavuga mu ndimi. Nanjye ndavuga ati aho nashakaga kugera ni aha ngaha. Atariko nibagiwe ko nasize abana inyuma. Abana banjye nabwiye Imana ngo bazirike kunda yanjye, ntabwo nshobora kubata ngo nigumire muri uwo munezero. Nsubiyeyo nsanze abana banjye. Noneho bwarije bigeze ninjoro, baravuga ati hano hari umuntu wasabye gusubirayo agasanga abana, none reka tumuhe uburenganzira agende. Baransengera, bamaje kunsengera bambwira ati ukomeze uru rugendo, ntuzasubire inyuma ngo urebe hirya urebe hino. Noneho ubwo naramanutse nyine ndagaruka, nsanga abana bakimbona bariruhutsa cyane ati we twari tuzi ko wagiye wadutaye utazagaruka kandi nta wundi mama dufite na papa dufite, atariko tugize amahirwe turakubonye, ati Imana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndavuga ati nge nago nzabata, nta nubwo nzabasiga nk'imfubyi, kandi yansize ku isi nta nubwo izanjyana mudakuze ngo namwe mushaka abagabo abandi bashaka abagore. Nuko mbatekerereza ukuntu twagiye mu gitaramo, mbatekereza ukuntu hari ahantu heza. Hano avuga ati ubwo nyine marayika yari yakujyanye ngo ajye kugutembereza mu gihugu cyo mu ijuru. Ubwo noneho hashize iminsi nkajya numva hari indirimbo yasaga muri njyewe, indirimbo ya 50 ivuga ngo muze mwe nyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, njyewe na data tubana namwe, simbasize mwe nyine nanjye turi kumwe. Iyo ndirimbo igahoriza. Noneho rimwe ndaryama numva umuntu araje aramamagaye, hamagara mu mazina yanjye. Amaje kuyamamagara mu ndamwitaba, arambwira ngo njye nawe ntuzongere kugira umuntu ugisha inama, n'ujya ubona byakuyobeye ujye uzamuka duhurire ku musozi nkugira inama, ibikugoye ubimbwire nanjye ngira icyo ngufasha. Ubwo muri iyo minsi korona yaririmbanyije, nta muntu wemereye kujya mu butayu. Ariko ndamubaza se ko umuntu ajya mu butayu bakamufata, urabona njye ninjye n'abatazamfata. Arangije ngo ati nta muntu uzagukoraho, wowe ngwino tugende, ninjye nawe turi kumwe, nta wundi muntu uzaba uhari. Ubwo ndangije
buracya mu gitondo ndavuga ati mwabana ngiye indirimbo yambujije amahoro none n'umuntu yasharambwira ngo nze duhure ku musozi ntihure ndagiye abana bati he baragufata niba kujyana n'akazi kawe none urabudusigiye nde ndavuga ati uwo muntu yambwiye ko azamu burinzi nta muntu uzamfata narazamutse njya ku musozi ku musozi ntago mpavuze izina amagizi ibanga kuko ntago byari byemeye kujya ku musozi ndagenda ngeze kuri wa musozi ndavuga ngo mana ngo nahageze ngo ndi umunyantege nkeya ngo ari kunyongera imbaraga ngo none se kuri uyu musozi wahanzanye gukora iki ngiye kumva numva ijwi jagarutse rirambwiye ngo ni ngewe wagutoranyije ngukura mu magana y'abanyabyaha ndagutoranya kuko wari waravuze ngo ntushaka umuntu ukubwiriza ubutumwa bw'Imana ngo abantu warabahaze none ngiyewe naje ndakuzanye n'ingi kuzanye hano pfukama rero ushimire ko wahageze amahoro numara gushimira witahire nakubonye wahageze ibyawe ndabizi nzabigukorera ndangije ndapfukama ndashima Imana amaje gushima Imana ndongera nditahira abana bambonye uvuye ku musozi mvuye ku musozi ariko zikuri umusazi nje nago ndi umusazi mfite umugabo tugendana kandi uwo mugabo yitwa Yesu ni kandi n'ubutahanza nasubirayo noneho rimwe iryo jwi ryaraje rirambwira ngo noneho ugiye kuvuga ubutumwa ujye ugenda ubwira abantu ibyakubayeho byose ubabwire no mu mahanga uzageyo ubabwire noneho nyimara kubyumva gutya ndabase nzababwira iki kwibaza mfite ari byinshi nzahera he nariko nikizima no kubabwira ko Yesu ari umwami aho ngeze nkabwa ati rero Yesu ni umwami niryo tangazo rari mfite nkikomereza nkigendera ndakomeza nkajya mbwira abantu umuve mu byaha aho mbonye hose nikorera agataro abo duhuye abari kungurira nkabwa ati Yesu ni umwami abakora ibyaha mu bireke Yesu ni umwami muze dukurikira umwami witwa Yesu kandi azatugirira neza azatubeshaho abeshaho imfubyi abapfakazi abatagira shinge na rugero n'abatagira kirengera ngewe ni kashi nifuje kwiyahura biranga ariko none nabonye umugabo witwa Yesu aramfata arankomeza none se tugaruke inyuma gato none se muri ayo masengesho yawe wabikoraga mu muhanda mu muhanda hose nagendaga mbabwiriza hose abo uri gucuruza ndi gucuruza nikorera agataro kanjye nababwiraga ubutumwa ndi kugenda mu muhanda nkajya mera haleluya nk'eshatu nkabwa ati haleluya Yesu Kristo ni umwami kandi ni mu mwikomeza hazabarengera abari mu byaha ni mu bivemo twihanire kureka dukurikira umwami witwa Yesu Kristo azaturengere mu gihe gikwiriye noneho none se tugaruke inyuma none gato wa undi waguteye inda agufashe ku ngufu muravugana umva ngiye nabwiye Imana ati sinshaka ko bamvugisha aba bose we ndavuga wa mugabo nyine ntacyo mvugana nawe arahari se arahari abiyo ngiyo ahantu biti byumba mujya mubona nasi ukuntu nge nandwa nifuza kumuranga mu maso yanjye rwose Imana yarambwiye ati ubabarira abantu bose bakugiriye nabi none se umwana wawe ni mukuru yiga agiye kujya mu wa gatatu muri segonderi nyine ntabwo ajya kubaza ngo papa bahe ngo abimbajije ndamubwira ati papa wawe yarapfuye noneho ndangije ijwi rirambwira riti mubwiza ukuri wimubwira ko yapfuye ahubwo mubwiza ukuri umubwire ko papa wariho ariko ntacyo yigeze amumarira nta nicyo yigeze amufasha ndangije ndabimubwira ndamubwira ati papa wawe arahari ariko nta kintu yigeze agufasha nta nicyo yigeze akumarira noneho ubwo nta kintu yigeze agufasha nta nicyo yigeze akumarira sinzi niba gusa icyo nzi cyo nuko akwemera nta kindi nzi nuko cyokora ndamuga ati hari nyogosenge wawe uba ahantu bita Rutongo ati ubwo nzabwira murumuna wanjye azakujyane kuko nge sinshaka no kubareba ubwo noneho nabwiye murumuna wanjye nti rero ugomba kujyana uyu mwana ukamwereka nyirasenge noneho nyirasenge akazamushyikiriza papa we kuko ntago umwana agomba kubaho yitwa imfubyi kandi papa wahari ubwo murumuna wanjye arabinkoreye amugejejeyo nyirasenge yamubwiye ngo se ko so yabaye umusazi ngo ubu urumva ushaka so undi aramuga ati niba ari n'ikigo jya kukinyereka aho kiri niko umwana yamubwiye arangije yaragiye amuha umwana aramujyana amugezayo akibona papa we aravuga ati koko nko babimbwiye nabonye ari umusazi none se ubu namubwira ikibazo mfite gusa ariko amahirwe mfite ndamubonye nta kimana ishimwe yahise agira gute aramubwira ngo matike ntahe ubwo nawe yagiye kuyiguza mu baturanyi arayimuha arataha kuva uwo munsi ntabwo ngiye kumbwira ngo ndashaka papa wanjye arambwira ati nabonye papa wanjye ari umusazi kandi kubana n'abasazi z'Imana nuko birangira gutyo niyongera kugira icyambaza none tugaruke mu buzima ubayemo iyi nzu akazu k'amazi ukishyura angahe aka kazu k'amazi nakwishyura 15
kubera ko nabaga nagiye kuzunguza utwo nungutse nyine nkaryaho dukeya utundi nkatubikira inzu. None muri iyi minsi byarananiye, narwaye ikintu cyitwa umugongo, ndwara amenyo, umugongo, ndwara amenyo, imitsi y'ubwonko nkajya numva itera gutya, numva igiye gusohokamo nikoreye. Noneho hari ahantu nageze ndatura ndicara ndasinzira, haza kunyura umukecuru arambaza ati bite byawe ko wisinziriye hano ni mu rugo? Ndamubwira ati umukecuru n'umunaniro nifitiye n'ibibazo byinshi. Arangije arambwira ngo yewe ngo rero ngo ndi kubona ngo nukomeza kwikorera ngo ugakomeza kwikorera ngo akagataro ngo uzaturuka imitsi y'ubwonko ngo kuko ngo ndi kubona ngo imitsi yawe ngo igenda inyarira mu yindi ngo harigere ngo izanyarira ngo mu bwonko ngo hanyuma ngo ugahita upfa ngo ni kwa kundi bavuga ngo umuntu bamuroza ngo kandi batamuroza ngo ahubwo ngo ari ikibazo cy'ubwonko bunaniwe ngo ndi kubona ubwonko bwawe bunaniwe ngo genda usenga Imana yawe ngo uyibaze ngo icyerekezo. Ubwo ntangishije naraje mbwira abana ati mwabana mwe ndabona ubuzima buhagaze tugiye gupfa, tugomba gupfa kubera inzara. Maje kubimubwira gutyo, kubibabwira gutyo bambwira ati se Imana wasenze igihe wahereye usenga iyo Mana wagiye ukayibwira ikagutabara? Ndangije ndababwira ati abana bakubwiye ndangije ndababwira ati jewe nzajya mbwiriza abantu iby'ubutumwa, Imana nishaka kuntabara izantabare. Arangije barambwira ati se uzajya ubwiriza abantu iby'ubutumwa iyo Mana ikugaburire? Ndababwira ati nibishaka izangaburira nta kibazo. Ubwo nibwo natangiye kwiga gucuruza utuntu tw'imineke, utuntu twavoka nyine nkajya nshyira ku dutaro nkatereka ahangaha. Ubwo hari umuntu wari warantijije agaseta nyine nkagenda ari nimugoroba nkaterekaho ku kabaraza. Urabona hano ni mu giturage nta bantu benshi bahanyura. Ubwo nkacuruza hamwe nakuraho 1,000 ahandi nakuraho 500, ya 500 nkayabika ngo nzayishyura inzu, cya 1,000 akaba ari cyo turya. Ubwo rero muri iyi minsi n'1,000 nta kintu gihaha. Gusa upfa kuba wiringira Imana gusa ukayikomezaho kuko muri iyi minsi ntabwo 1,000 gihaha. Ibintu byose byarahenze. Ibona n'ikibiriti cyageze kuri 30 cyaguraga veni. Numva ibintu byose bidakaze. Isabune yaguraga 100 nigeze kurya 5 agace. Ubwo ni ibibazo nyine. Ariko hamwe no kwizera Kristo no kumwiringira no kumwikomezaho niringira ko azangirira neza. Yego. None se ubwizo nyine na ubungubu ntago ugicuruza ngo ubone amafaranga ya 500 bavuga ngo yo kwishyura inzu, gusa ubu bizagenda bite? Naye ntago nkiyabona, ntegereje Imana nasenze ko ari izantabara. Kuko iyo nyabonye iyo nungutse ayo 500 ndayarya bikarangira. Nsengera kuri ADPR hariya mu Gacinjiro, hariya biti Nyarugenge. Hano mu Gacinjiro? Hariya biti Nyarugenge. ADPR Nyarugenge. Hari ikintu se bajya bagufasha? Nta kimwe. Biguhereza irihe somo rero iyo abakristo musengana bakubona ubabaye ariko ntibagufashe muri ubu buzima busanzwe? Wigira mwiki? Ngewe icyo rikomejeho ni Kristo, kuko ngewe nagiye kubabwira mbabwira ukuntu bansohoye mu nzu, mbabwira ukuntu turara ku gasozi. Barangije barandeba barambwira ati natwe twifite ibibazo byo kubaka, ntacyo twagufasha, genda usenga Imana yawe. Iyo kuzanye muri Kigali izana bigufashamo. Kuri hano rero usengera niho bakubwiye. Hitamo kugira gute? Hitamo gusenga ya Mana yanjye nyine ndituriza. Rero ndimo ndavuga nti bakukimara kukubwira iryo jambo kandi ari abakristo musenga n'abandi buzura umwuka akenshi muri kumwe, byaguhaye ngewe nahise mbona ko abantu nta rukundo bakigira, abantu benshi baguye mu mitima yabo. Nibyo nahise mbona, ariko nyine mpita mbona icyerekezo cy'uko Yesu Kristo ari we mwami nkuko ngenda mbibwira abantu. Kuko n'ubundi muri ibyo bibazo byose Yesu Kristo niwe twabanye. Twarara ingange, twarayiraranye, twarara mu nzu, twarahararanye, nuko nkuko byatugendekeye. Ntago Imana yarambwira ati kura amaso ku bantu ubundi nkurikire, nanjye nzakugirira neza. Ubwo rero amaso nayakuye ku bantu, kuko urumva ko naravugaga ati wenda bazajya bampa n'ibihumbi 10 wenda nkashaka 5 nkashyiraho. Niko ku mutima wanjye nyine nabitekerezaga. Ariko buri Imana itakurenge nta wakurengera, kandi amaboko y'Imana ni magari cyane itayarambuye nta wayakuramburira. Ushobora no kuburara hari abantu bamena ibiryo, ukamara n'icyumweru burara abantu bamena ibiryo ku manywa n'ijoro, no kurya rimwe utabibona. Urumva ngenda gira ngo nkubwire nicaye aha ndarwara. Noneho hari akantu k'agakobwa wabonye k'agakara kavuye ku ishuri karaza karanyitegereza, karambwira ati ngiye kukubaza ibibazo 2, nubitsinda nzamenya ko wasenze Imana. Yarambajije mama nti ni kubera iki wabyaye abantu utazashobora guhahira? Arongera arambaza ati mama nti
ni ukubera iki wabyaye abana utazashobora kurera. Icyaba kiza si uko watujugunya ukigendera natwe tukajya gushaka aho duhakwa. Naraturitse ndarira twari tumaze iminsi nta kintu cyo kurya dufite, nta kintu cyo kurya namba. Twasoromaga izi mboga, ubona izi mboga z'ibyatsi akaba arizo dutogosa mu mazi tukazirya. Ntabwo twajyaga gushaka ibyatsi byo kuzitekesha, urabona ko hari amashyiga. Noneho uwo munsi ambaza ibyo bibazo nabuze icyo musubiza, ndarira cyane, ninjira mu nzu njya kuririramo kugira ngo abantu be kunsekera. Ndangije mbwira Imana ngo Mana, naragusenze ariko unkojeje isoni ku musozi w'abapagani. Unkojeje isoni ku musozi w'abapagani. Ntabwo nemerewe kujya gusaba ngo ndagenda kwa runaka bampa ikiro cy'umuceri. Sinemerewe kujya kwigurisha ngo ndagenda nshaka umugabo umana 2,000 basi. None urabona mbigenza ne? Ibi bibazo uyu mwana mbajije ko nari bushobore kubisubiza, urabona mbigenza gute? Ubwo bwarakeye mu gitondo, ubwo uriya mama niwe nyirinzu yaraje abonye ukuntu ndi kurira, nkajya ndira nkihanagura. Arambwira ngo mva kureka kurira ngo ihanagure, ngo none se ntiwasenze Imana? Ni narayisenze nariko inkojeje isoni. Yaragenzaniye akawunga mu ijage iyi ngiyi bashyiramo igikoma cyangwa banywesha amazi. Arakanzanira arambwira ngo ihanagura ayo marira, usorome imboga z'ibyatsi hariya uzitogose, usonge n'aka kawunga. Umwana wagiye ku ishuri navayo arasanga kahiye arye, ntago ngera kukubaza ibindi bibazo. Naragatetse, maje kugateka nsoroma imboga z'ibyatsi, nafite amafaranga 200, 100 ndigura amakara, irindi 100 ndigura amavuta. Ndateka, ndangije guteka ninjira mu nzu ndarira ndavuga ngo Mana, wanzaniye muri Kigali gukorwa n'isoni. Mana, wanzaniye muri Kigali kujya njya nsabye kandi warambujije gusaba. Ese ubu Mana ni iki cyungamijeho? Niye migambo mfitiye, niziye ntego ushaka kuzangezaho n'uyu mubabaro wose mfite. Kandi ngo kwishuri bari gutuma ati turashaka amafaranga y'ishuri, ntayo mfite, nabuze n'icyo ngaburira abana, ariko ndatuje. Narabyutse kare ndavuga ngo ngiye kwiyahura ku musozi. Nubwo nta bantu bemereye kujya kwiyahura ku musozi, ariko ngiyeyo. Naragiye njya kuwiyahuraho. Nkihagera mbwira Imana ngo Mana, nabyaranye n'abagabo 3 badafite umumaro, bose barinyatse. Muri bose nta wanjye warimo. None ikintu ngiye gukora, ngiye guhonda bano bagabo kuri aya mabuye. Nafashe amabuye, umva ndahonda. Uko monda niko amarira meneka. Ndangije ndapfukama ndasenga. Maje gusenga hahise hahinguka umuntu, ntabwo nzi icyamuzanye, sinzi uburyo yajemo. Arangije arambwira ati Imana yakuntumyeho. Arambwira ati waje guhondagura abagabo 3 mwabyaranye batagize icyo bakumarira. Uri imfubyi, ntujya shinge na rugero, ntugira na kirengera, nturi umupfakazi, urindushye. None ikintu ngiye kugukorera, ngiye kugusengera ufatanyije n'iyo Mana wizeye, iyo Mana mbona wizeye ukayizirikaho. Ngiye kugusengera hanyuma utahe. Yarambwira ati atura ibyaha byose wakoze. Ndabyatura, maje kubyatura aransengera. Amaje kunsengera arambwira ngo ugende amahoro ujyane na Kristo. Ndataha. Arangije aranambwira ngo aya marira waririye ahangaha ntago uzongera kuyarira ukundi. Ngo naraje, umve ko nari 1,000 nari mfite mu nzu ngo ndi buhaye nekera abana. Nicara ahangaha ndabata Imana, nzi ko umuntu wakwizeye utajya umukoza isoni nubwo nge mbona zigiye kunkora. None hasigaye ngiye gukora amasengesho y'iminsi 3 ntarya nanywa, kuko n'uri nabyo kurya mfite, harayinzara hakaba n'ay'umubiri. Ibyo byose ngiye kubifatanya mbikore, kandi muri iyo minsi nzi kuzigaragaza. Ya masengesho narayakoze. Abana bajya baza bagasanga nasonza akawunga kuzuye hano kurushyi, nkabana za mboga, bakande bakambwa ati uri igicucu, ubundi se ubwo uzageza ryari? Wakwereye ukajya gushaka umugabo akajya duhahira, ntawe nzashaka. N'uwo mugabo ntawe nzashaka. Nuriya mukuru. N'uwo mugabo ntawe nzashaka. Ntari kundi umugabo uruta Kristo n'uwuhe? Ni hari undi mugabo uruta Kristo? Ni hano hari umugabo witwa Kristo kandi abizi ko amagije. Nubwo rero by'abagabo bishyire ku ruhande ubyihorere. Ndangije ya minsi 3 narayisenze. Narya nanywa ndarwara nenda gupfa ndahwera kubera inzara.
ndangije ubwo ngubwo Imana koko kwa kundi nayibwiye ko ngiye kumara iminsi 3 narya nangwa ntanywa n'amazi, yahise ikoresha umuntu arampamagara kuri telefone arambaza ngo se bite ni byiza, ariko ngo ko mbona ugiye kwiyahuza inzara ngo bimeze bite, ntayije ndamugata ko wabibonye niko biri, nta kindi narengejeho. Arangije arampamagara ngo duhurire hariya ku muhanda mubwire. Naramanutse ngeze ku muhanda nsanganzaniye ibiro 3 by'umuceri, ibiro 3 by'akawunga, ikiro cy'isukari, umuti w'isabune. Ndangije ndavuga ati Imana, nzi ko nagusenze ujya wikorera amaboko kuko ndakubonye, nzi ko uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Ubwo naje nyine tumara iminsi turya nuko. Ubwo ngubwo rero noneho undi muntu arampamagara ati se bite byawe ko mbona mu rugo bimeze nabi. Ndavuga ati nabuze igishoro ntago nyishora byaranshanze. Arangije arambwira ati rero aho bigucange n'Imana igiye kubicangururira. Ubwo arambwira ati duhure hariya ku muhanda. Twarahahuriye ama 2,000. Arangije arambwira ngo amafaranga sinyaguhaye ngo uyarye, genda ujye kuyashora muri voka. Ntuzayarye ujye uyashora urya yungutse. Yego. Ubwo ya mafaranga narayashoye cyo korwa Imana yahumugisha runguka ntangiriraho kubona icyo kurya, tukajya tubona icyo turarira bya bindi bimaje gushira. Tukajya tubona icyo turarira. Nubwo ubuzima ubaye none ku manywa niturye ariko nijoro tukarya, cyangwa se tugahitamo tukarya ku manywa nijoro tukiryamira. Nuko nguko nubwo buzima nibereyemo. Hari ukuntu ubuyobozi bwa leta bufasha abatishoboye cyangwa se nyine abantu babayeho nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari abajya bagufasha? Baradufashije kuri mituweli. Cyo nacyo nagishimira Imana kuko tubona ko twivuza iyo turwaye. Yego, turi kugera ku musozo w'ikiganiro. Niki wumva urumva ubufasha bwawe wati wenda Imana ikubwiye niki wasaba Imana cyangwa se abantu niki wasaba Imana noneho ukitubwira noneho niki wasaba abantu bagufasha mu buhe buryo? Nge ikintu nasaba Imana ikabimfashamo, niyo yonyine ibimfashamo, ntago umuntu we burya ntacyo yagufasha atari Imana ibikoze. Ariko n'abantu bavuga ati niba twumvise nta biryo ufite kwishyura amashuri bigoranye, hari uburyo twagufasha muri ubu buryo? Ngewe ikintu nasaba Imana nuko yamfasha ikampa abaterankunga babariye abana bakajya babishyurira ishuri. Ikindi nasaba Imana nuko yazamfasha ikampa inzu yo kwiberamo yanjye, nkajya mbona aho ndyama bitangoye. Ikindi nasaba rero ni amasengesho. Amasengesho. Tugeze ku musozo, wakoze. Ubwo abantu bari kuri iki kiganiro mwagira ubutumwa bagena cyangwa se badushikiza tuzakubwira. Kandi ubuhamya bwawe burakomeye cyane, nigiyemo byinshi gukomera kuri Yesu. Byarashobokaga ko nkuko abana bawe babikubwiraga ngo ugende ubindaya cyangwa se ngo ushake umugabo kugira ngo ubone ubishyurira inzu, ariko ntabyo wakoze. Igikorwa cy'ubutwari Imana igukomeze, kandi wakoze cyane. Sawa.